Ikaze ku ijambo ry'umwimerere, mbahaye ikaze, karibu twinjire uyu munsi twongere tuganire. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov maze anachnu cholochim lilchot hayom. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Ese uyu munsi niki tugiye kureba? Tugiye kureba umuntu bita Pilato. Pilato uzwi nka ruharwa, ariko se nkubwiye ko hari ahandi abonwa nk'umuntu w'intungane, umuntu waciye bugufi akamenya kwihana akakira agakiza. Wabyakira ute? Tubyinjiremo rero. Mbere yo kubyinjiramo nkubwira nanone kanda like, usharinge, wiyandikishe. Nkangombye kubashimira nanone kubera ko mbona munyotewe ukuri n'iby'agaciro. Tubane rero tuganire. Ibyo mwambwiye nabibonye, nabyumvise. Abambwiye kujya banza gusenga, abambwiye gusoma Bibiliya, abambwiye ko ntinda nkizima mu bintu ahubwo nkasanga ndi kwitaka. Reka ngerageze mbigire bigufi uyu munsi nkuko byamye bimeze kera na kare, kuko ubundi nkuko abantu bamenyereye YouTube igira format. Hari format rero nakoreshaga uyu munsi. Muri no minsi ndabona wenda bamwe kuvuga ati iratinda. Narinzi ko wenda ngomba kubitindamo kugira ngo bigere ku bantu nyine babyumve, bibinjiremo no kumusokoro, ariko ubwo ni uguhindura strategy tukareba ko tujya tubyihutisha. Nkaba nongeye kubashimira rero. Usibye ko nanone ibyo byose munsaba ntapfa kubikora byose ngo bishobore. Hari igihe nkora video mpagaze, bamwe bakavuga ibi, naba nicaye bakavuga ibi, byameze gutya bakavuga ibi, ariko byanze bikunze buriya tuzareba, dushake balance, turebe ukuntu byagenda. Icyo tugiye kureba uyu munsi rero ni Pilato uvuga ko yabambishijwe Kristo, ariko reka turebe inkuru nyankuru uko byagenze. Kavuga nanone rero abari kumbwira bati ngo wiva kuri Bibiliya, ngo Bibiliya ni ugombye kugisha. Ngiye Bibiliya ntabwo nayivuyeho. Bibiliya ndayigira iteka ryose. Abambwira ngo hari abambaza ngo ndayishaka iki, hari abambaza ngo nayivuyeho, ariko ngiye Bibiliya ntabwo nayivuyeho. Icyo mbabwira ni kimwe, nuko Bibiliya bayivugishije ibyo itavuga, ibintu by'ibinyoma. Ijambo ririmo ibintu abantu tutarumva, nuko ijambo ririmo ni ijambo ry'Imana, ariko bararihinduye ukuntu noneho bariha imvugo itariyo. Tugiye kubirebera nk'urugero hano kuri ibi bintu bya Pilato uko byagenze. Ntabwo ari kure cyane. Twinjiremo rero turebe. Ngewe ntabwo navuye kuri Bibiliya ntabwo nzayifasha hasi. Icyo nzi cyo nuko iki ni igitabo cy'abirabura, kirimo amateka y'abirabura. Ugomba kwifata nk'iby'abirabura, utabyumvishe muri uwo mujyo rero, ahubwo niwe ufite ikibazo, kuko ngewe narabisobanukiwe. Ibintu byo kuza muri ibi bitabo nabyo muri kumbwira, niyirije ukwezi, hafi kwezi, kugira ngo ndebe icyerekezo Imana yagomba kunyerekamo. Bibiliya rero nayo nzagenda nyigarukaho byanze bikunze. Nko ku gatandatu tuzavuga ku isabato, niyo izakurikiraho isabato byanze bikunze. Ejo niyo nzakora video byanze bikunze, twerekana ibyayo ko byagenze byose. Noneho dukomeze twiga n'ibi bitabo na Bibiliya byose biri kumwe. Ntabwo nagize nyereka rero. Dutangire rero. Bwa mbere na nyuma mubwire ngo kanda like. Ntabwo ngiye kumva nkubaza ya like. Twagiye ku isi yose rero, hose Pilato azwi nk'umuntu waciye urubanza umwana w'Imana ngo nabambwe akamanikwa. Umuntu wemeye gukomera ku kazi ke kuko yemeye kwica umwami muziranenge. Pilato rero akaba azwi nk'ikigwari gikomeye kurenza ibindi byose byabayeho mu mateka y'isi. Ariko se dusanze muri Ethiopia yibuka ukundi nk'umutagatifu, wabigenza ute? Nibyo ubyumvise neza, muri Ethiopia bamufata nk'umutagatifu. Reka turebe uko byagenze. Mu rusengero rwa Ethiopia ntibibuka Pilato nk'umugambanyi, ahubwo yibuka nk'umuntu wicujije kuko yabonye ukuri, agerageza kwitandukanya na Sekibi. Ariko uko ikivunge cy'abantu cyakomezaga kuvuza induru kivuga kiti nabambwe, nuko yemeye noneho aza gutuma babamba umwami Kristo. Tugende rero ko muri Ethiopia bifata babizi, dore uko ibintu byabaye. Ni amateka y'ibanga akomeye yahanaguwe n'Abanyaburayi, ariko igihe nk'iki yagomba kugaruka. Ese koko byaba ari ukuri cyangwa katurebe, cyangwa no gushinyagura, cyangwa n'igitekerezo cy'imbabazi zitagereranywa z'Imana? Reka turebe rero. Hamwe rero uze wumva ukuntu ibintu byagenze. Noneho ndibaza birahindura imyumvire yawe. Uko watekerezaga Pilato, uko bimuvugwaho, ibyo yakoreye Kristo byose, unatangazwa n'imbabazi z'Imana uko byagenze, uko yaje kubabarirwa. Reka twongere turebe rero Bibiliya ya Ethiopia nanone,
tugiye kuganira ku buzima bwa Pilato nyuma y'ibambwa rya Kristo tugendeye kuri Bibiliya turiho uko byagenze. Ese nkubaze, tujya twumva amateka ya Pilato nyuma y'ibambwa rya Kristo? Turaganira umurongo ku murongo uko Pilato, umuntu bavuga ko yicishije Kristo, yaje kuba umutagatifu aho kuba umugambanyi. Reka turebe rero. Mbere ko tubyinjiramo, tugomba kumenya Pilato uwo yari we nk'uko tubibwirwa muri Bibiliya iyi ngiyi isanzwe dufite, kuko ibizwi ntabwo yari ikimanuka, ntabwo yahurutse gutya ngaze yaraturutse ahantu hatazwi, ahubwo ni umuntu woherejwe hariya muri Yudeya atoranyijwe n'Abaroma, nuko agirwa umuyobozi w'ubwoko bw'Imana. Pilato rero yari imbere ya Kristo amaso ku maso, imbona nkubone mbere y'ibambwa rye. Pontius Pilato, iryo zina turaryumva cyane, yabaye guverineri wa Yudeya ahagana muri 26 kugeza kuri 36 nyuma y'ivuka rya Kristo. Ni ukuvuga ngo Kristo afite imyaka 33 niwe wahayoboraga, akaba yarategeka rero munsi y'umwami Tiberius. Bibiliya ikatubwira ko Abaheburayo ubwo bazanaga Kristo imbere ya Pilato bashakaga ikintu icyo kimwe gusa, urupfu, n'abambwe. Kuko rero Abaheburayo icyo gihe bari bayobowe n'Abaroma, nta muntu n'umwe bari bemerewe kubamba, gucira urubanza rwo kubambwa. Niyo mpamvu batamwibambiye. Byanze bikunze twaya twibaza impamvu batamufashe ngo bamwibambire, ariko nicyo cyabiteye, kuko nta burenganzira bafite ko bari munsi y'Abaroma. Bivugwa ko rero bamutanze bamugambaniye. Reka tumenye impamvu batahise bamwicira. Bari bakeneye ko Pilato asinya iryo tegeko, batinya ko babikoze ubwabo byaviramo ikintu gikomeye, nuko bashaka ko Pilato ari we usinya iryo tegeko, kuko tubisanga muri Bibiliya mu Ivanjiri yaba iya Luka, iya Matayo, ya Yohana na Mariko. Bigaragara neza ko Pilato atashaka kubamba Kristo. Nta cyaha mbona kuri uyu muntu. Urabyibuka neza? Wibuka ko Pilato atavuze amagambo yaba rimwe kabiri, ahubwo yavuze gatatu. Nta cyaha mbona kuri uyu muntu. Yabigenje ate rero? Yashatse kubiharira Herode, ariko Kristo ageze imbere ya Herode ntiyagira icyo avuga na kimwe. Nuko byaje kugarukira Pilato rero, nuko nawe ahita agira ati, kambereke, murashaka Kristo cyangwa Barabasi? Barabasi rero uwo yarazwi nk'umugome ruharwa, ariko ikivunye cy'abantu cyunze muri abayobozi b'Abaheburayo kiti, Barabasi ni Barabasi dushaka. Pilato nawe yahise agwa mu kanwa, yavuze, Barabasi uyu muntu w'umugome niwe bashaka. Ariko umugore wa Pilato yamuhaye ubutumwa bukomeye cyane bwamubuzaga kugira icyo akora kuri Kristo, kuko yari intungane. Umugore wa Pilato rero yatewe n'iki guha umugabo we ubwo butumwa? Turaza kubira ko yabibonye mu nzozi. Yaramubwiye ati, ibintu byanzonze cyane mu nzozi zanjye, kubera uyu muntu uramenye ntubijyemo, ntugire icyo umukoraho. Kubyo tumenye rero bino batubwira muri Bibiliya isanzwe, ntitujya twumva bavuga ku bagore b'Abaroma, ntabwo byari byemewe. Ariko izi nzozi ngo zari zikomeye cyane, nubwo tutazibwirwaho na gato, ariko mu rusengero rw'Abayetiyopiya birazwi cyane. Bizwi neza ko izi nzozi z'uyu mugore bitari ubwoba busanzwe, ahubwo bwari ubutumwa bw'ijuru buturutse ku Mana mwenyewe, buturutse ku Mana. Niki rero Pilato yahise akora? Yakarabye ibiganza bye, abivugira imbere y'icyo kivunge agira ati, amaraso ye ntazambarweho. Urabyibuka no muri bisanzwe birimo, ariko yemera ko bamubamba. Ubuzima bwa Pilato bwahise bukata ikoni rikomeye cyane, nubwo kuri benshi Pilato abona nk'umuntu wabashaga kuba yahagarika ibambwa rya Kristo ntabikore. Benshi bahita bafungira amateka ya Pilato aho, bakamwita ikigwari n'ibindi bitutsi byinshi cyane muzi mwese. Ariko urusengero rw'Abanyetiyopiya rwo ntabwo ruhagarara aho ngaho, ko bafite amateka yose uko yakabaye nuko byagiye bihererekanywa. Amateka avuga ko Pilato atapfuye mu kimwaro, ahubwo yapfuye nk'umuntu wihannye. Ibi bikaba bitari ibanga mu nsengero, kuko babisomaga barangura ijwi, ntago ari ibanga namba muri Etiyopiya. Pilato yarihannye, arizera, kandi yarababariwe. Reka tubere ko byagenze. Icyabaye kuri Pilato rero nyuma y'urya munsi w'Igorogota,
Bibiliya y'Abanyetiyopiya ifite igisubizo kigiye kugutangaza, kuko mu rusengero Tawido hari igitabo cy'ibanga cyitwa Synaxarion gikubiyemo amateka y'abagabo n'abagore abakoreye Imana, yaba ku bw'amaraso, yaba ku bw'amarira, ariko n'abandi kubera kwihana. Hari abatanze amaraso yabo, abarize bya nyabyo, ariko n'abandi bihannye. Ku by'igitangaza gikomeye rero, Pilato ari muri icyo gitabo. Yes, nibyo ari muri icyo gitabo. Nkimara kumva ibi nanjye byarantangaje, mpita mpamya ko isi iri mu kinyoma gikomeye. Tekereza ibintu bavuga kuri Pilato. Yes, amateka yabaye ari buri hari, ariko yarihannye. Reka turebe ukuntu byagenze. Nibyo, wa Muroma Pilato watanze Kristo ngo nabambwe yibukwa n'urusengero rwa Etiyopiya nk'umuntu roho ye yacunguye. Ahubwo n'akarusho, hari umunsi wihariye bibuka abatagatifu witwa San 18, akaba ari kuri 25 z'ukwa gatandatu. Ni gute ibintu rero bishoboka? Bishoboka gute nka Pilato watanze Kristo kugira ngo abambwe ashobora kwibukwa nk'intungane nk'umutagatifu? Niki cyabaye nyuma yo kumusaraba? Reka rero tuze tubyinjiremo turebe uko byagenze tugendeye ku nyandiko za Etiyopiya. Bivuga ko Pilato yatewe akababaro gakomeye cyane n'ibyo yari amaze gukora. Pilato byamujije gusinzira, abwira umugore we Claudia Procula. Urumva bose barabazi, bari bariho barabazi kugeza n'uyu munsi. Nari mbizi ko yari intungane, niko Pilato yabwiye umugore we, kandi nari nzi ko atari uw'isi, ariko naretse baramutwara. Umugore wa Pilato nawe yaje gukizwa kubera inzozi yagize imbere y'ibambwa rya Kristo. Yahise atangira kwemera Kristo ko yari umwana w'Imana, ariko ntiyanareka umugabo we akomeza kumwinginga ngo yihane. Umugore wa Pilato yakomeje kumwinginga ngo yihane, yatangiye gushakishwa ibyanditswe n'intumwa. Nuko Pilato yiyambura ubutware bwe, aca bugufi, ararira, araboroga, yemera gutanga ikiguzi cyose icyo ari cyo cyose, yewe n'ubuzima bwe, ariko kugira ngo akunde ababarirwe, akurweho icyo cyaha. Urumva Pilato yaravuze ati, ndemeye ubuyobozi, ubutegetsi, ibyubahiro, yewe n'ubuzima bwanjye nemeye kubutanga, ariko icyo cyaha kimveho. Abaja ba Pilato babibonye yikubita hasi apfukamye, bose barumirwa batangara bya hatari. Bikaba bizwi muri Etiyopiya rero ko Pilato yandikiye Tiberius wari i Roma icyo gihe ko abayobozi b'Abaroma bagambaniye Kristo ngo nabambwe, noneho banyuze muri we batuma umuntu w'ijuru abambwa. Muri iyo baruwa rero Pilato yandikiye Tiberius aragira ati, hari umugabo witwa Kristo, ntabwo yari ameze nk'abandi bantu ku isi. Amagambo ye yari afite ingufu zikomeye cyane. Isi yaranyeganyeza ubwo yicwaga. Ibuye ryari kumva ye ryavuyeho arazuka. Nzi neza ko yari umuntu w'ijuru. Ubwo rero Pilato yarakomeje avuga ko Kristo, uko Kristo yasaga. Yari afite umusatsi usa n'ubwoya bweze n'ubunyobwa bweze. Umubiri wasaga n'umuringa w'umuteke. Ntabwo yasaga nk'abazungu nkatwe b'i Roma, ahubwo yasaga n'abantu b'i Yudeya. Pilato rero ntiyabwiye Tiberius gusa ko Kristo atari umuzungu, ahubwo ko yariraburaga, yari umwirabura. Ntabwo yamubwiye ibitangaza gusa Kristo yakoze, ahubwo yashaka ko namureba. Nibwo rero Tiberius yaguye mu kantu, nawe atangira kwibaza niba bataba barabambye umuntu w'ijuru, umwana w'Imana. Pilato rero yahagaze imbere y'imbaga atakamba ashaka imbabazi ngo icyaha kimuveho. Ubwo muri icyo gihe yarahagaze imbere y'umwami w'abami, abami b'isi, ariwe Tiberius, yemera kuvuga ukuri kose. Urumva Pilato yaravuze ati, ibintu ntibishoboka, ngomba kugenda nkabwira Tiberius ukuri kose, nkamubwira uko byagenze, noneho tukareba ibyo bintu. Nuko rero inkuru yaje kugera i Roma ko Pilato Yudeya byamuyobeye, ibintu byamurenze, match yamurenze, ko abantu bari kwigaragambya ko byanze. Hiyongeraho ko rero bahuzaga ko Pilato yari amaze guhinduka akaba umuyoboke w'umwami wabambwe. Nibwo rero Pilato yahise amagarwa, ajyanwa i Roma igitaraganya ngo acibwe urubanza, atari uko yabambishiye Kristo, ahubwo ari uko match kuyobora hari Yudeya byamunaniye. Bivuga ko yafunzwe, abandi bakavuga ko yaciwe, ariko muri Etiyopiya icy'ingenzi ntabwo ari uko yapfuye, ahubwo icyo baha agaciro cyane ni ubuzima yabayeho nyuma yo kumusaraba. Uwabaye umugaragu w'Abaroma ubu ni umugaragu wa Kristo.
urusengero rwa Etiyopiya rero ntibafata Pilato nk'intwari cyangwa intungane imbere y'ibambwa rya Kristo, ahubwo bemera ko imbabazi z'Imana zageze no kuri Pilato. Bigisha ko kwihana by'ukuri bifite imbaraga z'umurengera kurusha politiki, idini cyangwa ahahise hawe. Bemera ko guhinduka kwa Pilato kwabayeho kandi kwari ukuri, ko yapfuye yizera Kristo. Kubera iyo mpamvu rero bakaba bamwita intungane, atari ukubera ko yari umuntu mwiza, ahubwo ko Imana ari inyebambe. Ese iyi nkuru ya Pilato yaba yarorokeye Etiyopiya gusa niho honyine tuyisanga? No, bigutangaza si ho honyine irahari. Kandi rero noneho za nzozi z'umugore wa Pilato Claudia tuzisanga no mu ivanjiri muri Bibiliya dufite Matayo 27:19, aho bavuga bati, kandi ubwo aricaye ku ntebe y'imanza umugore amutuma ati, ntugire icyo utwara umukiranutsi, kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje. Umugore wa Pilato yarabyeretswe mu nzozi. Muri Etiyopiya ntibibuka Pilato gusa, ahubwo bibuka n'umugore we. Umugore wemeye kumva ijwi ry'Uwiteka mu nzu y'Abaroma. Hakaba hari ivanjiri ya Pilato itaragiye muri Bibiliya, ibyo yanditse ikubiyemo inyandiko yandikiranye na Tiberius, ibyo abagambanyi b'Abaheburayo bagambanira Kristo, iby'ibambwa rya Kristo, ibyo byose uko batabyumvaga kimwe, ibyo byose bikuye muri iyo vanjiri ya Pilato itaragiye muri Bibiliya. Iyo nayo iri he? Urumva ko nayo byanze bikunze ngomba kuzayishakisha nkayibona. Pilato rero avuga ibitangaza Kristo yakoze byose, akavuga ko Abaheburayo bamubambishije kubera ishyari. Abaheburayo babambishije Kristo kubera ishyari, iyo bataza kumufata ku ngufu, niko Pilato avuga, ntari kuba naramurekuye, ariko nari nuzuye ubwoba aho kuzura ukuri. Bikaba rero byerekana ko ubugome bwa Pilato ntabwo ari cyo tugomba kureba hano, ahubwo kureba umugabo washyizweho igitugu, ariko nyuma akaza kwicuza akanihana. Pilato rero muri Etiyopiya afatwa nk'umuntu wakoze amabi menshi cyane, nibyo, yaba mbere y'ibambwa rya Kristo, yaba ubuzima yabayemo, ariko nyuma agahindukirira Imana. Pilato afatwa nk'umuntu wakoze amabi menshi cyane, ariko nyuma akaza guhindukirira Imana. Muri Etiyopiya rero hakaba hari amafoto menshi yerekana umugore wa Pilato na Pilato bapfukamye bafite agahinda imbere ya Kristo basaba imbabazi. Bakaba bafatwa nk'igitekerezo cy'abantu b'abanyabyaha bashakisha gukiranuka n'ubuntu bw'Imana mu maso y'Imana bya nyabyo. Abandi bose bambaza ati, umuntu yabigenza kugira ngo amererwe neza? Takamba upfukama imbere y'Uwiteka, ushake mu maso y'Imana, wihane w'umuntu w'Imana, ubuntu bw'Imana buzakugeraho. Uko rero akaba ari uko kuri ku rusengero rw'Etiyopiya ruvuga, rubitswe ibinyejana n'ibinyejana. Nanjye uko kuri nkaba naguhamya nkoresha inyurabwenge yanjye, uko niko byagenze. Urumva ibyo byose ntabwo batubwira amategeko byagenze. Urumva iyo letre Pilato yandikiranye n'Abaheburayo na Tiberius, exchange y'amagambo yabayeho, ibyo bavuze uko byagenze kugira ngo ibintu byemezwe, ntabwo byabaye umunsi umwe. Urumva ko ari ibintu byakuranye igihe kirekire. Pilato rero tuzi neza ko yibuka nk'umugome hano ku isi, ariko amateka ye ntabwo yarangiye ku musaraba hari Golgotha Kristo amaze kubambwa, ahubwo afatwa nk'uwihannye. Umugore we afatwa nk'umuzungukazi mu ba mbere bahisemo gukurikira Imana ya Isiraheli nyayo. Iyi nkuru ya Pilato rero nitwireba itwereka ko niyo waratanye ute, imbaraga z'Imana wazibona wihannye, kandi ubuntu bw'Imana bushobora kugukiza. Imana irakora yaba mu nzozi, ubuntu bw'Imana buriho. Imana ikomeye, irakomeye kurusha ubugwari bwacu. Yizere rero ko Imana iriho, kandi kwihana bivuye ku mutima bishobora kuguhindura amateka. Pilato yari ruharwa, ahinduka uwihannye kandi wemera Kristo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.